azenga ndebe nanze abamema ntabwo ubonye ko yiyahuye nanze abamema yagiye yiyahuye zimeneze kandi kubera wa mwana we Sekidogo uhora undebere mwana bunyombye ibintu nangaga umusura mubura agasanira cyahenye cyangwa yahenutse ariko ababyizeye ko amafaranga ganje aragama uhora undebere yewe we niko banumvaga newe sogira ariko ubu byizeye mwana we ariko shura cyahenye uhora undebere jibi nibyo nangaga mwana kuva ubundi kuva bavuka ako umuri iminsi umaze ukicazwa ukabimbwira njya muri iyi minsi umaze iminsi najya kwandura kwa Sebaganda arahimba Sebaganda siko aherutse kwitaba Imana waragiye kwizimu nawe ngo mbimenye ariko uzi ko umugore buriya gifite amazi umugore wese afite amazi ni isoko cyangwa ni ikigega uzi ni myizi nayo akagira niba reka muhazi nini amazi afite n'ishya yose cyangwa amazi ko tunywaga ko mu bihombo gabaga gavuye mu mubiri none usanga ari amazi ngo ni twe tuyazana none se ubwo karakabugo kavamo agahe mazi nabonye kameze nk'agatimwa agati niko kaba gafite utuzi buriya agati gafite utuzi wambese agati niko akomeze uriya akaba mu gihugu bimeze rero ko bimeze yego sha ako nyine kuri zo nje abahandi reka nkubwire bijyanye no kuri gariya amafaranga tube tubyirengagije reka nkubwire ukuntu bimeze yego nkubwire ukuntu bimeze nyine aya mafaranga yo ngiye ntabwo kayakura bitegura umugore amaze kunesha amafaranga menshi yamaye cya senkisa ariko simwa itana nkubarire amafaranga yandi yavuze ngo ashaka inuza icya senkisa icyasenyisa icyasenyisa ni giki nyine ni agaturo kuri iyo baga wikoreye nk'umuzigo ukagenda ugatura ahantu ubwo niko gaturo uri kugamba ubu iswe yagiye kukubyara ariko iswe yagiye kukubyara reba none se mwana swaze ngafite umusore aya na gaturo bagiramo kandi baba tangiye kunyurira suburi kubona ndi igiti cyangwa ipoto nyine ako niko gaturo nakubwiraga mbasi ako niko gaturo nakubwiraga oya tone nkubwiye nkuriya genda kubajije ngo kurira turi gucumba ndi gucumba ubwo niko gaturo ako nabyumva hari akantu kamubwiye uduturu ni tw'abasore uduturu ni tw'abasore ahubwo abasaza nkamwe mukunda wazi ngo nimba ari nko kuvumbika ntabwo none se buriya umusaza nyine uduturu ni tw'abasore umusaza se buriya yakikorera ikira umusaza yakora nk'abakecuru bagenzi be ariko nyine ntabwo cyamujye jya mukuru birarebaga naho rihumbyaga ntabwo rijya ibyo bintu wabivuze bimanza kunyuranyuramo biri kunyuranyuranamo biri kugenda biri no kugenda bigenda bizenguruka ni ukuryamana ibyo nibyo biganje rero ariko mwana ibyo bintu ujura byirinda nawe njye narihanye ku munsi nkora nka 5 nawe usikoze ko ari bohera ari gucungiraho none se ko nibyo biri kubijamo uriya muzehe ahora aryamye ntabwo yabyuka ngo aze nka ndebe nanze abamema ntabwo ubonye ko yiyahuye nanze abamema yagiye yiyahuye kandi kubera wa mwana we Sekidogo nande wa mwana twajyaga kwiba amapera Sekidogo nanje nagiye kumva numva ati nanze abamema ati umugore we nanze abanyuma turi gucumva ndi gucumva umugore bamwita nanze abanyuma nanze abahako ababyaye umwana abamwise Sekidogo kandi namubwiye uwo mwana utamwita Sekidogo mwite Gasaraba nuko numara kumwita Gasaraba wenda Yesu azavuga ngo umusaraba gwagize guca nanje ngubaho
uriya mwana ngo wenyine ubwo bugamije iki asa wanumbiwe inzoga ni yawe inzoga ni yawe nese umuntu ajyaga ibyeca oya shaka niba waje kunsura ndanira ako ufite kuba naje kugusura nahuramo amazima ufite ikihe kibazo ikibazo nje mfite inyota wanwereye se wanwereye oya ariko ibintu bishanye no kuguferera byo aho twabivuze ndi kukubwira iyo story ukuntu iyo story y'abasaza umuhirimbira yagiye aciye umusaza arangije ajya aho arapana apana umukecuru wabaye amara gupana izo ni imiri cyangwa n'indi oya shanu nta kabazo nari kwikemurira ubwo nizambara agasazi bawe nta kabazo nari kwikemurira noneho turi kugirana nje ndi aragenda na paramira umukecuru wabona ngo siko ufite akantu k'akabazo ka sida aramuparamira si mwana we ko basigaye barayifata nk'intuza nk'inkorora uriya sida y'umukecuru yagenda ikagupfunyanga ibaga yaraguguye bifite amaso 12 amaso 12 rwose ibaze bakakwigaruriramo bagahita agashyira mu maso gawe abiri agufata gute urumva agufata akina kugufata ariko buriya nakundi kuntu twaganira ku yindi nkuru utazanye ibyo bya sida ako sida nayo ni icyago nayigwayeho mwana ware nayigwayeho ndagenda mbo urubuze sida uranyibutse ihorera ariko urashaye wanjye yiswe na sida mbese umugore wanje sibyo beherutse kumujana icyo kibazo njyewe wanjye yiswe na sida ariko iyo nkuru twakayigira arangije kwicwa na sida sinabonye ko yishwe na sida urumva noneho ndagenda nawe ugatuma umura agasani genda ujye kwipimisha arangije agenda ajya ku tunini twa malariya ngo akize sida none se yatumye nkoreraho urumva yatumye nkoreraho ubu ngubu nayisiga no kupanza udukoko utuguriro tukiganishaho abaje kwimisha mu rugo nayo imfizi njyewe zisigaye ubwo mbese ubwo wabaye imfizi y'amatungo none turumva najya mu bantu n'abantu ubwo ko upfuye ndapfa kabiri se mwese abantu baraja barajya go amatungo ko gagiraga amaraso naho baraja barajya ubwandu bwawe ntago bwabujya kuko njimba nabirangiye njya kubikora nambaye agafuka ingahita garaba n'isabuni none se ubwiye umuntu aje kwimisha nyine nshyira mu nzu ubwo nyine agakora bikajya ubwo se akazategereza ko itungo rye ribyara ubwo byara nsimbizi ubwo agiraga ngo naho yafashe cyane ajya nawe yafashe n'ukuri nose ngo tujye dukora ariko manu ugira uzo twara ibyawe abantu basigaye barimye amatungo wanumbiwe ese twara ibyawe nzagukora ubu usigaye urajyama ku mahene aho kujyama ku bantu ni imifariso se cyangwa zambagara uri kujyambyo kandi siko akikubyara cyangwa nyoko nahise mbona ko isi nayo ise yugarizwa n'ibibi ibibi niwo wajeho wakibimo mu bibi birimo icya mbere ni satani icya kabiri ni wewe gusa nabonye kikurenze nose ko nabonye ushaje muragize kuba ndi kubagira inama ngo mwigarurire ijuru mugashaka kuja ipfi buriya habagayo ibihe byiza epfi ikibazo rero gihari ni ikibazo kino kamanza nzobe ko umuntu hari akantu k'intu ushaka kukareba ndajya kukareba ko ndwaye ibyanjye mwana ukajya kukareba ngusigiye ibyanjye cusizana nkufashe nk'ubu urinze wahirima imirimo n'iki se imirimo n'iki oya hari ukuntu wagira guca ngira iki se ngira iki hari ukuntu wagira guca ukagenda nk'ubu ngubu ukabura sitaye uraguye ntabyo gusitara ntabyo gusitara njyewe mpora nkafashe nk'uko n'indi ubuzima bwanjye ariko buranukije pe buranukije wanuka wapfuye ngo tugushyingure umujeho wapfuye ngo tugushyingure cusizana nihumurizeho we guhumurirwa maniriza ndabambaze nguhumurize ko ngako uko nubundi abasaza namwe muravuga ntabwo mujya mukura ndabizi neza musamyejeho bigiye mu bwonko wagiye ugwibyo ushoboye turakaze bujyamwa wagiye ugwibyo ushoboye aka kantu ku kiyokara ko kareba noneho ufite inzoka umva kiracuramye zana nyituzishe gende umukade ntabwo aheruka guteka igikoma ese igikoma ubu ajya gushyiramo udusaka arundemo akantu ajya gusaba ibivuzo arundemo ariko aka gaheke niko kaba ari keza mwana we kaba gaciye amazi uzakenyera n'ibiti ndakwiyamya undi munsi ese ubu
nambwe ngonda ubwo uri kwisaza kugira utama ni ngombwa ningo ujuza nayi aya ariko nabyo kwigenga shana ujuza nayi nawe nduzasanga naronse ni ngombwa uzaronka ariko ntuzigere ubwo ndakubonye nacu nanjye ko nakurungurutse ndakubonye ko nanjye nakurungurutse jewe nanjye ko nakurungurutse ushaka oya ariko nawe ubwira ngo nanjye nakurungurutse nzi ikigozi kiri kwera coni cahe nakubwira ngo itahe nitahi taha none si ibintu bijanye n'amafaranga wayamaye ariko wowe ugezemo amafaranga ubu wowe ugezemo amafaranga kuba nje nawe twarifashe abasaza nkamwe no guha amafaranga mushaka inkoni inkoni sisi nginje nayitwaje wantwara iki si wewe urucyumva uri umusore iki nubwo ndi hasi yawe wantwara iki bizagutangira tanguhano noneho reka mbikore n'ico ngico noneho nzagutagiye ngumena hano ngiye gushyiramo data muvuta ibyo urakora byose ntacyo wantwara ariko sha ifi yigiraga iri mu mazi wasanga kinyashije kavuna umuheto wa nyana y'imbwa uracyari hano ngo nkwe isi wantwara iki ibura no kugira ubone ko natagutinye igenda ndaguhamagara ku mugoroba ndakurega ariko wambaye amafaranga ganje mwana we ku mugoroba none niboneye agakoti ko kugura ngo nsimbuze kano nje ndakajana mu misiyoni ako ko wajyanye y'imbagara ndabizi n'ibyo wasenda padiri yaguha umugisha bikamera neza ese padiri yaguha umugisha we yakugurira igoti ndabizi padiri zamara ikiyo batanga n'ikote ry'ubuntu ubwo amafaranga gariguraga bagayagakwiye ko atashaga mu murima none se kwa padiri akoreraga imana kandi imana padiri ahingina nasi hehe se padiri ashaga mu murima se wapi baraze mugani genda wenda guhamagara nk'amafaranga yawe ntugirishe inshuti ntabwo nakwambura ububaye bwa kabiri mwana ku mugoroba ndaguha amafaranga ububaye bwa kabiri ariko ubwa nyuma na nyuma n'ejo ndakugura n'ubucuruzi aha kora wishimye